ahubwo nshatse kwereka yuko ibirego bya HCR birigaragaza bafite inyungu ariko katubyemere. HCR icuruza iki? Si impunzi. No, icuruza impunzi. Ubuhunzi kuri yo. Mu Rwanda abantu barifashe bafata miliyoni bamwe bemeza ko ari 2 z'amadolari, niyo zabe 2 z'amadolari ntago ari makeya. Ntago ari make rwose. Uretse ko n'abavuga ko bari basabye miliyoni 38 z'amadolari bagahabwa 40. Ibitangazamakuru 17 birifashe birimo BFM TV muzikomeye. Ibinyamakuru usanga birimo imigabane myinshi ya leta donc nka RBA yo mu Rwanda. Ibyo binyamakuru birifata cyane cyane bishyira ikicaro cyabo mu Bubiligi, bikora inkuru yitwa Rwanda Classified irimo ibinyoma kuva ku kambere kugera ku kanyuma. Irimo witwa Samuel Bekabians uvugamo ibinyoma ukabibaza kubeshya abanyarwanda ibintu bazi neza ugamije iki? Nuko ibyo ari gukora ntago bigamije kwemeza abanyarwanda, ni projet abazungu bo bateguye bazi nicyo bashaka kwibyaza. Ninjye musesenguzi ngenyine wabashe kumenya ikigamijwe. Sinzi abandi basenguze ibyo bari barangariyemo. Bari bagamije guhagarika indege yo ku itariki 24 z'ukwa karindwi izazana bimukira mu Bwongereza. Icyo dukeneye something to put on the table. Njye azagira umuntu uzambwire ko yahakaza abashomeri miliyoni 5 mu Rwanda. Nashaka bavuga azamurana rwa rutoki rwo hagati bya bindi ugibona muri Amerika. Sha nashaka tuyobore. Icyo kuko dukeneye umuntu ubikora. Rero ho niho nakubwiraga mvuga ngo dukeneye kugira ngo abantu bajye bashyira ibitekerezo imbere. Kandi ibitekerezo umuntu abanze igitekerezo akiyungurura cyubake n'abandi bubaha igitekerezo, kuko umuntu nk'urugero ashobora kuza avuga ibyo byabyo vuga ngo bongere izo kamera. Kuko umuntu reka twasuze ndetse kandi twizere ko mumeze neza cyane abakunda Global Panel aho mudukurikiye muherere mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Byo ndi Amasezerano ibisanzwe tubagezaho ni ibijyanye n'amakuru ariko acukumbuye cyangwa se asesenguwe mu nguni za geopolitique, ibivugwa mu buzima bw'abantu bugiye busanzwe ndetse kandi rimwe na rimwe tunagaruka ku myidagaduro kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza bufite amakuru afatika wumvise ibyo ukwiye kuba wakumva. Turi kumwe na Bwana Mutabazi. Mutaburaho neza? Ya ndawunda amahoro. Tuguhaye ikaze kuri Global Panel rero niho tugiye kuganirira. Twebwe twemera ko turenga ibyo kuba twa breakinza amakuru ahubwo koko tukayakuramo urujijo abantu bakabona umucyo cyangwa se bakumva amakuru ariho umucyo atagize urujijo na ruto uruyariho. Uruvuze ngo wasohoye indirimbo se Mutaba, niki cyaguteye gusohora indirimbo nyuma y'ibibwiriza nyuma y'ubusesenguzi? Indirimbo noneho zije gute? Njye ari ikintu nemera. Yego. Nkunda umubishop bita Teddy Jackson. No umubishop nyine ufite mega church muri Amerika, kandi mega church aba ari ikintu gikomeye muri Amerika kukigira. Yego. Tubyita mega church yo igejeje abakristo 200 muri Amerika, rero ari ikintu kinini. Akaba ariyo estate developer, akaba afite imidugudu nk'iyuzi ya Gaposhe i Kigali, ari umubishop still. Akaba ari film producer kandi agakora film iri ku rwego rw'ya Hollywood. Akaba ari kuko afite ibintu 8 akora. Music production wabiteranye ukabona ni ibintu 8 kandi byose ugasanga ari ku rwego rw'isi. Ari successful ku rwego rw'isi muri ibyo bintu 8. Bishop kamuhuriza he nawe ubwayo Mutabazi? Icyo mbikundira nuko abatifashe ngo yitsindike mu kantu kamwe ngo nimba ibi mbikora neza kambigumemo. Hari abantu babona ibyiyobokamana mbwiriza neza ngo guma ku gatute, babona ibya politike mbivuze neza ngo biriya bintu by'ubwa apotre ngo uzabireke, ngo biriya bintu n'imitwe like uvanze imyizerere y'iwanyu. Yego. Kandi buri muntu wese agira imyizerere n'uwayiguhishe arayifite. So ngende umuntu wemera ko ikintu cyose kikurimo cyose nta na kimwe usizeyo uragisohora. Ariko noneho hari nk'inshingano ushobora kugira ukabona nukomera za gukorera mu mpano zindi ufite bishobora guteza ikibazo. Ugasanga wenda barakubwira ko murangira ari pastor, nimba mbyumva nabi ariko ntago ajya twigaragariza mu ishusho ya pastor cyane.
Barore nawe byamaze igihe kirekire adakunda kugaragara mu ishusho ya pastor ariko rimwe na rimwe asigaye abigaragaramo. yego Hari igihe cyashize rwose ari kinini bazi ko ari umunyamakuru arabiye babizi batyo gusa batazi ko ari pastor wo muri ADPR. So mu by'ukuri icyo ubwenge budufasha ni ukumenya yego urabifite, yego wabisohora byose, ariko hari igihe nanone bitewe n'igihe, bitewe n'inshingano urimo, bitewe no kudashaka ko kimwe kiryamira ikindi. Ariko igihe byose bishobora kujya hari hanze kandi kimwe n'ikiryamira ikindi aba ari amina. Iyo rero nso indirimbo ivuga ngo tora Kagame Paul turi mu gihe cy'amatora, nuko nyenda umukozi w'Imana wa dimension ya kane. Dimension ya kane ugomba kugira influence muri politique na economy. Hari ikintu nemera. The Rock hari urutonde rumugaragaza nka most influential man in the world. yego Ko ari we muntu ukurikiranwa cyane uri influential ku isi yose. The Rock buri matora yo muri Amerika agira umuperezida yandosinga, uretse aya matora ko yavuze ngo nta wazandosinga kuko ubusanzwe yandosinga abari liberals bari aba Biden. Rero kuko Biden yakoze nabi aravuga ati okay, sinzamuandosinga, sinzandosinga na Trump, nzaguma hagati mbe neutral. Bari ba KDB bose baba bafite abantu bari kwandosinga. Nko kuvuga iki, nge nizera muri endorsement. Ntago Mutabazi n'abandi influencer ngo nindangiza mefite abantu barenga igihumbi hagati y'ibihumbi 2,000 bansabye ko bera role model kubera ibitekerezo byanjye. Ntekereza ko kuri iyo ngingo nkurikira Paul Kagame niwe muntu wa mbere ushobora kuba yafite nk'abanyarwanda miliyoni zirenga 10 bamufata nka role model wabo, cyangwa se wende 5 da, ariko bamufata nka role model. Gukunda umuntu ni kimwe, kuvuga ngo you are my role model ni ikindi. no kumufata nk'ikitegererezo. Ariko byibuza nanjye ndi umugabo ushobora kugira igihumbi. Sinzi nimba hari undi muntu waba bafite babimusabye, wasanga wenda bahari bakwiyinspiraho bucece ntawamenye. Kuko nshobora kubivuga gutyo ugasanga nka ba Jory wenda arengejeho. Kuko hari abandi bantu bari bakavuga ati uyu muntu mufatiraho icyitegererezo. None rero nge hari ibintu mpagaciro, ntago nawe ndi icyitegererezo cy'abantu igihumbi babimbwiye nkaba ni role model wabo. Nigeze kwambara ingofero y'umutuku mu kiganiro, umwe muri abo ngabo ahita yigura y'umutuku ikoze nkayo, ahita ayambara, ari foto ahita nyereka ifoto. Biravuze ngo nshobora no kwamamaza produit rero, kubera ko abantu bashobora kubona nambaye iyi karuvati imeze gutya, ejo ugasanga ari abantu 100 bayambaye kubera bayibonanye Mutabazi. yego So noneho hakaba n'abandi bakunda ibitekerezo byacu, wenda bataragera kuri iyo level avuga ngo yakugira role model. Ariko noneho nizera muri endorsement nta kuntu amatora yajya kuba ngarindagerana ntababwiye ngo ndabakangura cyangwa ndabahamagarira gutora Paul Kagame. Icyo gihe naba ntazi imbaraga mfite cyangwa se kuba influence cyo bivuze. Naba ntazi icyo bivuze. Kuko abahanzi bacu batamuhaye ikiraka mu matora ngo nyine agiye kubera ari ikiraka, sinzi nimba yakibwiriza agakora ikiganiro niyo washutinga na telefone yawe. None se ko basigaye bibuka yuko The Ben abwira abantu ngo nyine nshatse izina umuntu Canada Kigali ifite igitaramo muri BK Arena, please mugura amatike mu muzajoining. Ibyo tukabikora turi gukangurira abantu kuzajya mu bitaramo. None se buri ibitaramo bifite inyungu abanyarwanda kurenza gutora ushoboye ubishoboye. Uwo mu mboni yawe ubona oya nabashaka bavuge nundi uzutwemeza uburyo buri bari bagiye kuri list. Wenda utwemeze nundi uvuga uti ndabona ari we muntu wabibakorera abanyarwanda, abantu munkurikira mwemera ibitekerezo byanjye, follow him, vote for him. Unababwira wenda n'impamvu ariko da uvuga uti kubera iyi program afite, niyi afite, ni gahunda afite, rwose ndi kubona byagirira umumaro abanyarwanda. So rero niyumvamo izo nshingano kuko urumva ba The Rock ntago aririmba. yego Ahita aza agakora ikiganiro kikaba viral kikarebwa n'abantu miliyoni 30 50 se, cyangwa kikaba featured kuri televiziyo zose zo muri Amerika mainstream, YouTube channel zose zikabirahura, bakamenya ngo The Rock yarangije kwandosinga uyu nguyu cyangwa uyu. Rero nagira ngo abanyarwanda bose bamenye ngo uko indirimbo iravuga ngo nyitangira mvuga ngo let's create a million jobs, tora Kagame Paul tora. So mucanga nko kubwira urubyiruko rubwira ngo bya bitekerezo byiza mbigisha, tukavuga ngo reka tureme imirimo mishya miliyoni, ntitwabigeraho tutayiboye na Paul Kagame. So rero nta wabubaye umuntu ujyanye abantu ukabagezamo agatukabatamo n'ubundi bintu bigisha badashobora kubigeraho batabiyobowemo, n'umukandida ubona ko yabibayoboramo
ukabiceceka ngo aha ntivanga ngo ndapote no umuhamagaro wanjye unyemerera kuvuga gake ku byaha no kureka ibyaha no kureka ibindi byose no gusenga no kuzura mwuka wera no kuvuga mu ndimi, ahubwo nkashyira imbaraga kuvuga ku bukungu na politike y'igihugu ndimo, akarere ndimo, cyangwa se igihugu nagiye gusura mu buryo bw'ivugabutumwa. Nko kuvuga iki ni ugukoresha ubwenge bwa kibibiriya, ubwenge Salomo yari afite, ubwenge Yosefu yari afite muri Egiputa, kugira ngo ufashe ibihugu guhagarara neza mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu buryo bwa diplomasi na politiki. Niwo muhamagaro nahamagawe. Rero wenda abandi bahamagariwe kwirukana dayimoni rwose pe, akoze iriya ndirimbo n'igihe Imana yamubwiye atari kuri mu biki wabirekeye ba nyirabyo, ariko kuri Mutabazi ni umuhamagaro we kandi n'inshingano ya buri munyarwanda. Rero indirimbo abantu bagende bayisure bayirebe, ntago nayikoreye vuba wenda ngo nzajye muri campaign banampamagaye sinakanga. Nuvuga ngo indirimbo ubwayo irakuraho urujijo, it's an endorsement cyane. Nuvuga ngo mbwiye umuntu wese ukunda Mutabazi ngo azatore Paul Kagame wese. Umuntu ubona Mutabazi ngo ari umuhanga, n'abandi mujya mwandika ngo uri umuhanga ngo ariko okay, ubwo yemeye ko ndi umuhanga tora Paul Kagame. Abindi tuvugana tora Paul Kagame izo, ariko nazo uzisige muri iyi box ya ariko wa wundi uvuga ati mbona ufite ibitekerezo byiza. Yes, ibyo bitekerezo byiza rero ubwo buhanga bwanjye bwarasesenguye buranariza busanga umukandida u Rwanda rukeneye watuma rukomeza kugera ku byiza nk'ibyo rwa rusanzwe rugeraho ndetse no kurutaho ni Paul Kagame. Ubwo n'abandi wenda babyumvireho bazubaka imbaraga n'ibitekerezo byabo bigende nabyo bidukoma, none nabo mu myaka izaza bisange nabo twavuze ngo babatore. Ku rwanjye ruhande ibyanjye biri clear. 2024 dutore Paul Kagame, 2029 bimbereye byiza. Paul Kagame manda ye ya nyuma yemerewe na constitution yayiha Ange Kagame, tukayimutora ariko ntituyimubareho, akaba ari kusi ikivi cya papa we. 2034 tukamubara ko tumutoye manda ya mbere, 2029 tukamubara ko tumutoye manda ya kabiri, 2044 umuntu utari Paul Kagame na Ange Kagame ushaka kuba president mu Rwanda azaze tuvugane 2044 nabwo hazaba ari amatora. Agendera abe yitekerezaho, agenda abe yubaka igihagararo cye, yubaka ibizigira bya politiki n'ubumenyi n'ubunararibonye. Wanje ari gukora nk'ushinzwe Deputy Executive Director of Strategy and Policy muri Presidence. Ubwo nawe icyo gihe azaba yahavuye ari president, nawe wenda uzaba uhari cyangwa uri mu wundi mwanya ugutegura. Umuntu kandi nanone utari mu ishyaka bita FPR ushaka kuzaba president, donc irindi shyaka rishaka kuzajyaho, ubwo niba Frank n'abandi bose n'aba PS n'abandi bose ushaka wese, yego ishyaka rindi ritari FPR kuzayobora mu Rwanda, mbahaye rendezvous muri 2054. Ubwo 2044 Ange akavaho akajya mu undi wo muri FPR. Kandi byose mu gitabo cyanjye ngenda bisobanura ngaragaza impamvu mbivuga gutyo, ntago ari fanatisme. Ibyabaye mu Rwanda 94 kugira ngo ube wamaze kuvanamo uwo mwanda n'ubwo buyobe abantu bijanditsemo bisaba imyaka 30 kuva 94 imyaka 30 ni muri 2054. Iyo rero ndi kubona abantu bashaka kugira ngo bazane ngo Rwanda classified banyeganyeza bagira ngo barebe ko batembagaza abaruyoboye kandi barugejeje ku byo rugezeho, mba mbona abo bantu batatwifuriza neza. Rero ntago ari ibindi, suko ndi umuhanzi pe, indirimbo ni nziza ariko nukubera producer yabigizemo uruhare, naho Mutabazi azanye narimo abaha ibintu by'ibitekerezo mwijwi rinasaraye by the way, ariko ni indirimbo baraza kwiyumva cyane. Yes, twa turimo turagaruka twumva ibitekerezo bya Apotre Mutabazi byamusunikiye kujya gukora indirimbo, nyuma y'ibindi musanzwe mumuzimo kuvuga ubutumwa, kuza kudufasha gusobanukirwa amakuru binyuze mu busesenguzi akora, abasangiza ibitekerezo bye. Burero n'ubundi tugiye kujya mu makuru, nta kindi kiba kituraje inshinganga. Abantu batugabanyiriza komeza ntago bari bugabanye, ntago bari bugabanye iyo basetinze ntago bijyamo ndabizi. Karimo ni muri gatatu muri ntuza muri usizi kupye se oya iriho ntakiraza kubikata. Ni muri gatatu muri ntuza muri gym yes. Ari yagiye wa ruguru yajyanye nawe mutipe wa Eric bamubwira akatrera no muri gatatu bari imiziki myinshi iri kwinjamo hari
muri abi muziki myinshi. nahise kumva bari kuri gatatu tekereza ko bari kuri gatanu bitari kugerayo ariko ukuntu basetinga izi mikoro ntibijyemo cyangwa bakaza kubikuramo muri sezi umuntu uyibwa uriya muntu usetinga wawe niwe akabikoza ahubwo warihe nanjye kukwereka nyine ko ziri kujyamo nyine we arihe ngo abisetinge nyine biveho dore nguriye gusa bayizamuye cyane kandi abo muri gym batarabamo benshi iyi miziki iri kujyamo hano man wa mutipo muri gym aho ngaho kuri uyigabanyiriza ntuza uyigabanyiriza ama dB zi microphone gira ukuntu settinga ndebe. Yes, uwo yari Mutabazi rero atubwira ku ndirimbo yiwe ndetse bikaba ibitekerezo bye byamuteye gukora iyo ndirimbo abazayireba bazayibona. Hanyuma reka twinjire mu makuru bwana Mutabazi ariyo ugiye kudufasha. Ariko nimba abantu bose babashije kunyumva neza indirimbo yanjye itandukanye n'iy'abahanzi babaririmbye ko sindiwe ahubwo indirimbo yanjye nuko nizera ko dushobora guha akazi abashomeri miliyoni kandi ibyo twabigira ko tuyobowe na Paul Kagame. Bivuze ngo n'urugero Mutabazi mfite ibitekerezo by'uburyo twaho urubyiruko miliyoni rw'abashomeri akazi mu gihe cy'imyaka 5 yo kuva 2024 kugera 2029 ariko umpaye abandi bantu bahagararanye na Paul Kagame yaba Philippe Mpayimana cyangwa Frank Habineza ntago nabikugezaho. Hari ubuyobozi wakaprikiramo ibyo bitekerezo Mutabazi afite si buri buyobozi rero cyane kandi nimba ivuga gutyo ntago ari ngombwa Mutabazi agiye kuyobora iri yo kwandika projet akayisubmitinga kuko hari ubuyobozi bwa Paul Kagame bikagerwaho. Okay, nanjye hakomeza gutanga assistance yo commentaringa rwa rubyiruko kujya kuko ikibazo cyo kiri mu mutwe abanyafrika ntago ikibazo kiri ahandi dutekereza nabi macuri kandi ntawe ushaka kwemera yuko atekereza kinyumanyuma buri wese abashaka kwigira igitangaza. Kabiri iyo ugaragaye kutekereza neza ubona no kare mwego nyine ngufite icyezo bize ngugura umuhanga ngariko kubona none umuntu avuze ngariko ngo uri umuntu ngo umwiyemeze like nimba nakiyemera u Rwanda rukinjiza miliyari y'idolari ubwo bigutwaye iki kwere seriously ni arebe ko byiza ufite iba byite abyirengagiza ni uko bavuga ngo mu basketeri ngo Jordan ngo yari umuhanga ngariko ngo Rodman we ngurumva ngo biriya ngaye maherena ye no se buriya ibyo wenda si biba bigamije kukuba umuntu yahinduka mwiza kurushaho niba ari bwa bwenge niba bamushinja kwiyemera cyangwa se kugira ngo aramuza bihinduye Rwanda rumwe ari yabara amateko nimba umuntu twamubonamo ubuhanga tumukenemo nashaka yirate apfa kuba atazaza kukubangamira mu burenganzira bwawe sibyo cyane nuvuga ngo kubera ko tutubakiye muri production dutangira gukora production y'amagambo n'utuntu tumeze nk'ubusutwa ugasanga umuntu ashatse kubwira ibintu adakunda kuri Paul Kagame ngurumva ngo gutya ngo niriya mvugo yakoreshe cyagiye no ibyo ntago icyo kibazo yatugejeje kuri this and that GDP ku bwa Habyarimana yari miliyari 2 z'amadolari uyu munsi GDP ni miliyari 15. Do you agree with that? Nimba hari uburyo ajya avuga ntubikunde ibyo ntago ari deal ntago ari big deal cyane. Rero no mu bundi buzima aho usanga nk'urugero muri Microsoft ntago umuntu baba bakeneye ari umuntu ufite imyitwarire myiza nushaka uze warishuranyijeho uvuga amagambo rwose yani mwitabo inyandagaza ariko bagushyira kuri machine guprogram niba gushyira mu gukora software bavuge bati uyu muntu umuhanga cyo koze nanone kugira ngo ukorane na team yindi bisaba ko nanone hari uburyo ubugize uzi kwitwara ariko kubera ko twakoze societe imeze nkaho itubakiye kuri production itubakiye kuri knowledge based production itubakiye kuri idea and the smartness of ideas biza kurangira abantu bagiye mu tuntu tudasobanutse ugasanga abantu bakatuwe ko bari kwiyamariza ko abadepite ntagire n'ahantu hamwe avuga ku mushinga w'itegeko ngo tubone ubushobozi afite bwo gutekereza itegeko. Nawe vuga kuri kamera nabonye abantu baravuze abandi bakabafana kandi barangije kuvuga ibitekerezo bitari bizi. Kane
mu muhanda wacu abantu bafite imico yo gucamo kugendera muri kaburimbo, ntabwo agendera ku ruhande, agenda muri kaburimbo. Inka bakazishyiramo, ihene bakazishyiramo, bityo rero ntabwo wavuga ngo abantu bafite umuvuduko wo muri highway za Nairobi, aho bakubwira ngo nimba uri munsi y'ijana bakwandikire kuko utegetswe kurenza ijana. Noneho ukajya kubona umuntu akuvuga ngo dukureho kamera bashyize mu mateke, no bazongera ahubwo bazigire nyinshi. Nari nkeneye kubona umunyamategeko uri kwiyamamaza avuga ngo kamera ahubwo nzazivuganira zibe nyinshi, ntidushaka ko hagira n'umunyarwanda n'umwe uducika. Gatatu, batarakuraho uriya muvuduko, bakireka abantu bagafata 80 yonyine irahagije ngo abantu bamarane mu Rwanda bazira agisida. Kubera ko ntabwo dufite imihanda irambuye nk'iya Tanzania. Muri Kenya ntabwo abantu baca muri kaburimbo, aho abantu baca na kaburimbo harimo ikintu cy'ikibeto kizamuye gutya, bivuze ngo niyo washyiramo imbaraga ntiwakisanga muri kaburimbo. Iyo ugiye kwambuka umuhanda urazamuka hejuru ya kaburimbo, warashyize akantu k'akararo gaca hejuru ya kaburimbo ukajya kugaca hejuru. None Kigali abantu buzuye mu muhanda ngo wemerera abantu bafata ijana. Ikindi nshaka kukubwira, urumva, ngo nanyiri kuvuga kuri cya kintu abantu bavuga ngo ukabona umuntu arashoboye ariko atangira kuzana ngo nkwe wa mungane wa ya ndirimbo ya wa muhanzi ngo singiri uwo numva ngo nkwe. Iyo umuntu ari umuhanga aba ari umuhanga, wivuga ngo nkwe. Nimba ushaka no kumuvugaho banza nawe ube umuhanga. Niba buriya ntago zira comment njya nzitaho ngo mutabazura umuhanga, ariko okay, nimba ndi umuhanga ikibazo cyawe nawe uzabanza ube classe nk'umuhanga. Nawe si uri umuhanga, banza bandi kuvuga ngo mutabazura umuhanga, ariko nanjye ndi umuhanga aha naha birazwi. Bityo rero kora comment kuri njye nimba uri umuhanga. Nimba uri umuswa nkaba ndi umuhanga, ceceka ikibazo cyawe, icara wige wa mungane wa Skyto. Nje nuko nguko nicyo mba nkunze, nicyo mba nshaka. Abantu bamwe bakabanga ariko ngo witesha amahirwe, yes, ariko nimba ari ikintu kiri imbere y'ibindi priorities, to speak my mind, kutanzanaho ubugoryi ngo nceceke bimere nkaho, kuko nuko ibintu bipfa bimera nkaho, kubera ko ubugoryi buhuriweho n'abantu benshi, reka tubworoshye tubwagaze, ntakoma rutenderiye baba data atarakara. Icyo dukeneye something to put on the table. Njye azagira umuntu uzambwire ko yahakaza abashomeri 5,000,000 mu Rwanda, nashaka bavuga azamurana rwa rutoki rwo hagati bya bindi ugibona muri Amerika, sha nashaka tuyobore. Icyo kuko dukeneye umuntu bikora. Rero niho nakubwiraga mvuga ngo dukeneye kugira ngo abantu bajye bashyira ibitekerezo imbere, kandi ibitekerezo umuntu abanza igitekerezo akiyungurura cyubake n'abandi bubaha igitekerezo. Kuko umuntu nk'urugero ashobora kuza avuga ibyo byabyo vuga ngo bongere izo kamera, kuko umuntu kamera zigaragara aho ziri zishinze bakazifata mutwe aho ziri, akajya amara kuyirenga ahita afata ijana. Njye ndabibona bantwaye muri Coaster zino z'amadrone noneho zitarimo speed governor, akirenga kuri kamera agafata ijana. Haceceka rimwe n'imwe abamama barimo imbere bakavuga ati ati shoferi gabanya. None si ubwo nk'urugero aramutse akoze accident, ko nakubwiye ko imihanda yacu ni mito, icamo abantu, icamo inyamaswa, icamo amatungo, bashyiramo ibigorofani, bagendera mu muhanda. Ikindi wabonye ko muri Kigali yo umuntu akoze accident agapfa bakamushwanyuriza mu muhanda, ubonye ko umuhanda usanga bawogeje. Nge merutse kubibona Kacyiru hariya neza muri kariya kantu kazi guhura n'umuhanda uva kuri polisi ukomeza handi hahoze gare, nsanga umuhanda urogeje. Umunyamotari tambwe ati buri yapfuye, ati bayituma umuhanda waboze. Uzi impamvu? Mu mahanga yadukikije muri Afrika nibo uzi umuhanda bya maraso bayagumishamo gutyo. Uzi impamvu? Mu Rwanda amateka yacu hamenetse amaraso menshi. Akora kumvishe, bivuze ngo ntago dushaka ikintu cyatuma umunyarwanda abona amaraso yamenetse mu muhanda ari menshi cyane. Coaster ifite 100, ihuye na Actros rurabonanye. Birekere Uganda bo niyo Jaguar yose yashwanyukira mu muhanda, amaraso akuzura umuhanda, bana yarekamo mpaka igihe azagenda asibanganira. Ariko mu Rwanda ntidushaka kubona umunyarwanda abona amaraso yamenetse mu mihanda, kuko amaraso yamenetse mu mihanda ayo amateka tubanye nayo. Ikindi u Rwanda ni rutoya, ugendera kuri 60 ukava ibyumba ukagera i Kigali mu isaha n'iminota 30. Kubera ikindi no wafata ijana ngo ufite imodoka inshyashya, ariko bibyara accident. Ndabyibuka kera batarakira imivuduko ya 60 habaga accident nko mu cyumweru 3 yica imodoka yose gasigaza nk'abantu 2. Uyu munsi tumara amezi 5 tutarabona accident yisha umuntu, nyuma y'amezi 5 ukabona ngo hari accident yisha abantu 2, nabwo abantu bakababara, ariko ukabona ko accident ziri hasi cyane.
so mu by'ukuri rero Nizere ko abantu ari ibintu bagiye bizagenda bishyirwa bumva mu muco. impamvu y'ibintu Hanyuma rero ubwo aho nari ndi Mutabazi. kukudemontara uburyo tubaye abantu bubakira ku bitekerezo ni nk'ibyo twajya tuganira twarushaho no umuntu araza gutera imbere ngo kamera zo mu mateke ngo urata nibyo ngo ari kuguza ngo babigize nk'uburyo bwo kugira ngo bayadukuremo mwana ese baba babeshya se iyo so emotional ibyo ni emotion njye ibyo nkubwiye Eh, ni ibijyanye n'inyungu z'igihugu ni ibijyanye na logique ni ibijyanye n'ibitekerezo byumvikana nko kuvuga iki icyo tuzakora ni ikintu cyatuma umushoferi ajya kurenza 60 agahita avuga ati ntarenza ni ikiherero bishobotse bagashyiramo kamera ziri muri wireless none umwuka wose uri hejuru y'umuhanda ukaba ari kamera ku buryo aho wirukiye hose ihita ikwandikira icyo gihe twaba twizeye yuko nta mushoferi uzarenza umuvuduko njye ntekereza ko ahubwo wemewe. sinzi bakabaye bumvishwa ahubwo umumaro wo kuta icyo nkeneye ni uko nta urenza umuvuduko bityo ntihagire accident ibaho inzira uracamo rero ubikora niyo ugomba we kuduha nk'igitekerezo nanjye nkaguha iyo ntekereza nk'igitekerezo naho hariya byari question gusa yo kuvuga ngo ntago byakabaye bimera nk'aho kugira ngo mudukure amafaranga okay ndabyumva ariko hano priority abadepite bicariraho so kureba nimba abaturage bari kurwa amafaranga cyangwa kuyakurwamo kuko kuyabakuramo ari byo leta ishaka yagiza ngo mwese muyazane ariko nimba ivuze ngo turakuramo wirukanse bityo utirukanse niba yamukuremo nkuru nkangira urugero sinjya nshaka kumenya aho kamera ziri uzi impamvu nuko ngi imodoka nyitagirenza 57 557 bitangara urushinge hasi ndibwiriza naba ndahari atari cyapa hari n'umuhanda ubutaragiramo ibyapa ariko bakiwukora ndibwiriza nk'umumaga makeya n'abandi bose batware baryo bakabaye bibye reba muri taburo yawe ubundi nta n'ugushinzwe kumenya aho kamera iri ushinzwe kureba ko bagwaye icyapa cya 80 hari igahanga cyangwa bagwaye icyapa cya 60 icya kabiri cungana na taburo yawe ntuharenze gatatu none nge nyitangira gutwara imodoka nanafataga 50 ngumvira kwirukanka hasubira muri 40 cyo kuzo ko ngenda menyera imodoka nafa mfashe 60 nkumva ntiri kugenda ariko nanone nkamenya ngo icyapa ni 60 nko kuvuga iki tuba abantu bahanganisha ibitekerezo baganira ku bitekerezo yego kuruta kuza uvuga ngo ngiye ukuntu uvuga gutya simbikunda ukuntu wambara gutya simbikunda ariko reba nk'urugero umuntu akoze ikiganiro akarebwa n'abantu 100 buri muntu wese akamuri commenting ngo akashaka ko yambara ukashaka kajya avuga kameme hari ibintu rimwe na rimwe tugomba kwihangana tukamenya ko turi abantu bateye bitandukanye bafite temperament zitandukanye ntago byahura nta nubwo byakorwa kimwe pe n'abapadiri baba barize mu iseminari imwe abapadiri bose ntibigisha kimwe cyane so byanga bikunda rero hari umuntu ufite vibes za gisore amagambo ameze nkaryohera abantu bakavuga turi umupadiri asabye misa turaryoherwa hari undi uvuga ukumva bimeze nko kuvuga ko abasaza imvugo yigenda gake gake ariko abantu bakubahana mu buryo batandukanyemo ahubwo tugaha agaciro ibitekerezo nicyo buri wese ashoboye gukora ndumva ari icyo ngicyo ibindi tuzagenda tubyiga ko dufite societe iri immature donc dufite societe iri ingwingire mpamvu abantu batunaye cyane ngo urumva ngo abantu ngo bareke gukora indirimbo ngo zirimo ngo ibintu ngo amagambo akarishye mwana ngo ameze nk'ibitutsi okay hari igihe twabihuza n'umuco tukabireba ariko nyine ibyo bantu bazabirebere mu nteko ariko babiganire nyine nk'abantu bafite open mind nko kuvuga iki mwitwifatira ku gahanga muri abadepite ngo mwemeze ikintu wenda nka 80% y'abanyarwanda yashakaga mubuze ikintu 80% yashakaga kandi atari uko burya ushobora kubuza abantu kwirukanka kandi babishakaga kandi 80% kuko byo uri kurinda ubuzima bwabo ngo butajya mu kaga ariko nimba abantu bashaka kujya baza kuri YouTube bakiyesura bagahana ibyabo nanone andika amategeko ari muri framework ituma style abantu birekura nyine so anyway nje kubwanjye manumva twagira societe igenda yubaka ibitekerezo itameze kuko abantu badashatse kurekura ibitekerezo ngo bijye ari hanze kandi bifite diversity bihita bituma ibindi bakazanamo ubufana kuko nkunda Senator Vode nkumva ko igitekerezo yavuze nimba gihabanye n'icyo ntekiza mutwe ngomba guhita nceceka hatagira nkumva ko musaza ndimo mera nkaho ntari kujya mu mujyo cyase najya kuvuga ngahita nganisha mu mujyo we ntaga aricyo cyubaka igihugu so mu by'ukuri rero tugomba buri wese agomba kuzana ibitekerezo bye akabizana ariko atari bitandukanye abanyarwanda ku rundi ruhande byaba byiza ntiwibasire mugenzi wawe ahubwo igitekerezo washaka ukagihamba ntumwibasire ariko igitekerezo cyo ukagicagagura ukagihondagura ukagishwanyuza ukajyana ukashaka ahantu gitaba ugasiga ugitabye ukitahira uri Mutabazi
hanyuma rero hagaragaye itangazo ryasohotse u Rwanda rwamagana ikiswe uburyarya bwa HCR ishinja u Rwanda gufata nabi impunzi n'abimukira. Ibi biri kuvugwa mu gihe mu minsi yashize fungura inkuru yo kugiye mugire kumbaza rwose ndiyo neza. Yego. Kuko uragenda ubona detail mugende kuvuga nawe ugenda ucishamo amaso. Nayiguhaye gera muri nuza kubitora za kwibura. Anyway, ibyo biri kuvugwa mu gihe twitegura kwakira impunzi za abimukira mu harya su kwa karindwi bari mu kwa karindwi tariki 24 Sunak yanatangaje tariki mwimukira wa mbere azajya mu ndege zirishyuye. Hanyuma ni ku tariki 24 z'ukwa karindwi. Kuri iyo nkuru iri ku gihe baragira bati guverinoma y'u Rwanda yanenze ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rikomeje kubeshya rirushinja guhonyora uburenganzira bw'impunzi n'abimukira nyamara rigakomeza gukorana narwo mu kwakira izo mpunzi mu bihugu binyuranye byo muri Afurika. Kubera iki ritangazo cyangwa se kubera iki ibi birego biri gushinjwa u Rwanda rubishinjwa na HCR bije uyu munsi? Icyambere ugomba kumenya ukuntu iriya miryango ikora, yaba HCR yaba Human Rights Watch sizo zikunda kutumerera nabi. Iriya miryango igira imikorere yayo kandi imikorere yayo ntago ibirimo humanity, ntago ibirimo ubumuntu nkuko bashaka kwigaragariza isi. Gute se ubwo bitahawe atari mu muntu bamwe baharanira uburenganzira? Iyo babona hari raporo bagomba gukoraho bikabafasha kudekrosha inkunga bahabwa zituma nyine babona budget baraninganiwera, iyo raporo bayigukoraho. Nuvuga ngo bari abantu bo bakora ikintu barangije kubara inyungu bazagikuramo. Donc bakora kinyapolitike. Reka turebe muri uburyo rero. U Rwanda abantu barifashe bafata miliyoni bamwe bemeza kare 2 z'amadolari, niyo zabe 2 z'amadolari ntago ari makeya. Ntago ari make rwose. Uretse ko n'abavuga ko bari basabye miliyoni 68 z'amadolari bagahabwa 40. Ibitangazamakuru 17 birifashe birimo BFM TV muzikomeye, ibinyamakuru usanga birimo imigabane myinshi ya leta donc nka RBA yo mu Rwanda. Ibyo binyamakuru birifata cyane cyane bishyira ikicaro cyabo mu Bubiligi, bikora inkuru yitwa Rwanda Classified irimo ibinyoma kuva ku kambere kugera ku kanyuma. Irimo witwa Samuel Bekabians uvugamo ibinyoma ukabibaza kubeshya abanyarwanda ibintu bazi neza ugamije iki? Nuko ibyo ari gukora ntago bigamije kwemeza abanyarwanda, ni projet abazungu bo bateguye bazi nicyo bashaka kwibyaza. Ninjye musesenguzi ngenyine wabashe kumenya ikigamijwe, sinzi abandi basesenguza ibyo bari barangariyemo. Bari bagamije guhagarika indege yo ku itariki 24 z'ukwa karindwi izazana abimukira mu Bwongereza, ndetse no guhagarikiramo nizazava mu bindi bihugu byo muri Union Européenne nyuma. Kubera yuko iriya projet abongereza bayikoze ikaba successful, n'abandi n'ibindi bihugu bya Union Européenne bizatangira bizengerejwe n'abimukira, bizatangira kumva ari yo solution. None nabyo biganire n'u Rwanda, cyangwa se bitanagana n'u Rwanda biganire n'ibindi bihugu, ariko usange nka kuriya General Gora yaguye muri helicopter ya gisirikare yo muri Kenya, cyangwa reka muri shira muri bango yiciwe muri helicopter ya gisirikare yo muri Kenya mu kwa 4 ku itariki 20, mu kwa 5 President Ibrahim Raisi agahita nawe yicirwa muri helicopter nayo y'Inyamerika ya gisirikare. Mu kwa 6 uwitwa Vice President Dr. Chilima akaba nawe yiciwe mu ndege ya gisirikare hariya muri Malawi. Nuvuga ngo muri science tubyita epidemie sociale. Mu kabari nabyo bibaho. Iyo umuntu yinjiye mu kabari afite icyaka kimeze nk'icyorezo, afite ngo agasi icyaka, ngo ndivuga amagambo numva n'abanyacyaka, ndanabasuhuje. Aho mwicaye fata rimwe ukore mu mufuka wawe uryishyure, ubundi tukomeze tubigendanemo neza. Noneho iyo winjiye mu kabari ukabona umuntu ari kugotomera nk'ikimitsingi, agahita avuga ngo ngo inyota yari nyinshi nawe uhita utuma mitsingi. Uzi icyo bivuze?
nawe kuko ufite inyota kandi nawe ukabona yari afite inyota wakaba kugaragariza ko yishwe na mitsingi nawe witunywa mitsingi. ubonye positive impact. Rero iyo ubonye umuntu yikijije mugenzi we muri accident y'indege bikarangira nta muntu ubishinjirwe ko yamwishe, abanyapolitiki batangira kwiganana icyo gikorwa cyo kwerimina abo badashaka bakoresha indege za gisirikare, nyine ubwo bakagira tekinike yo kugisabota nyine ukaza gukora accident. Noneho rero uko ni nako no mu bihugu bigenda. Ubwongereza buzabikora, ibindi bihugu nka bitatu ubone nyuma y'umwaka umwe byose birabikoze, byabikorana n'u Rwanda, byabikorana n'ikindi gihugu. Bo rero barashaka kugira ngo bice donc ni nkuko waba uvuga ngo covid kugira ngo ituzure ko nakubwiye ko ari social epidemic niko bayita muri science. Ujye muri Google wandikemo ngo epidemie sociale cyangwa se social epidemic, ni uburyo abantu bakopia behavior z'abandi. So bari kurwana intambara yo kugira ngo ibihugu byo muri Union Européenne bitazakopia igikorwa cy'Ubwongereza. Rero bari kugenda barwana, babanje gukoresha interview za Ingere Victoire ngo barebe ko bagaragaza u Rwanda ko rudatekanye, rutarimo freedom of speech. Babona nta gaciro biri kugira, babona n'ubundi Rishi Sunak arabatsinze mu butabera, baravuga ati noneho reka twataka u Rwanda nk'igihugu bashaka kwerekeramo, tugaragaze nk'igihugu. Noneho rero HCR nayo yageza ahizamo. Urabona ko bano bantu bafashe amafaranga bakayegeranya, bagenda bashaka umwakteri wese, bazanayo na Rusesabagina ndabibona bamujyana kuri France 24 akoreshwa ikiganiro na Perelman ujye ukoresha ikiganiro perezida wacu, urumva urwego bamuhaye. None ntibamwita ngo Rwanda activist, niko ubundi bamwitaga human rights activist, niko bajyaga bamwita muri CNN. None baramuhindurira bamwita Rwanda opposition. Ubwo bavuze ko ari opposition, bavuze ko ari umunyapolitiki, kandi ubundi yagiraga titre ya human rights activist. Nuba ngo bigaragara rero yuko ibi bintu bya Rusesabagina uherutse kujya muri nuza kuri France 24, ibyo bya Ingabire Victoire ibyo byarakozwe kera nabyo byongeremo, uretse ko nta soka gifite ntago bakimukoresha, babona n'ubundi gihe bakamukoreshereje ntacyo byafashije. Ubwo rero bazana mu Rusesabagina ngo barebe ko ari akabaraga byashyiramo. Noneho bazana none ririya Rwanda classified forbidden story. Noneho babonye bidahagije bavuga ati noneho reka dushake institution noneho iro official yubashywe ku isi ya UNHCR. Noneho kandi ise nishinja u Rwanda ikorera mu Rwanda, ifitemo ofisi ise noneho nishinja igaragaza case by case. Nunazire urazibona mu itangazo rya OGS yasohoye narisomye. No muri iyo nkuru ugiye usoma hasi bagiye bagaruka kuri case bagiye babareze n'uburyo bazisobanuyeho, ariko byose icyo bihuriyeho ikita rusange bashinje u Rwanda yuko rukora refoulement of asylum seekers. Refoulement ni iki? Gusubiza mu bihugu abimukira baturutsemo, kandi ibyo ukabikora bidakurikije amategeko mpuzamahanga. U Rwanda rero rukagaragaza ko HCR yababeshyeye ishaka kugira ngo iba branding nk'abantu babikora, ariko ko bagiye muri buri case bagiye babarega ati nk'urugero muradushinja abarundi, ati ibyo birasekeje, aho byahageze makora araseka, ati ibyo birasekeje, ati nimba hari igihugu gifite abarundi benshi bahunze imyivumbagatanya iri mu gihugu cyabo 2015 n'ikindi gihe n'u Rwanda, none mukadushinja ngo hari agatsinda gatoya ngo k'abarundi ngo twibye ngo ubuhungiro, ngo bityo ngo abongereza niba bemerere kuzinaha, ati ibyo mukabidushinja mukorana natwe mugaragaza ko dutekanye, ko ari natwe gihugu gikwiye kwakiraho muri Libya nabo muri Sudani. Ati subwo ibyo mushatse uvuga iki? Ubuzima bw'abantu baturutse mu Bwongereza babimukira bufite agaciro kanini kurenza ubuzima bw'abaturutse muri Libya, nicyo mushatse gusobanura. Ka HCR nuko muteye impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanya-Ukraine manza kuri mwe zitangana. Icyo gihe umuntu nk'umunyapolitiki abakwata cyane habi, impunzi usigaye uzijogora, usigaye uzikarasa se wazikizemo amoko cyangwa se classe sociale wazikizemo ibiki noneho. Kuko nimba mwemera ko zimwe ziza mugakorana natwe ngo zize, aha ngaho bigenze birabagaragaza ko muri abanyabinyoma, kandi kuko niko kuri n'abanyabinyoma bari gushaka ko ziriya mpunzi ngiye bino bya forbidden story bikiza
nabwo abantu nimugiye kureba uburyo bagiye kwataka ngo ziriya mpunzi bariya basiramusikazi batazaza kuko ibi bintu byose nta kindi bigamije aho ngaho banza nta kindi bigamije aho banza uhashinge intuzo banza uhashinge agati kuba haburizwamo umugambi wo kuba abimukira n'impunzi baza hano mu Rwanda ubwo ni kuri urwo ruhererekane rwa zino nkuru kuri Rwanda Classified ndetse n'ibi birego biri gushinjwa u Rwanda bishinjwa na HCL abari kubikora baba bafite inyungu ki mu kuba abimukira bataza ahangaha bo byagusanga ibisobanuro byinshi. Ikintu cya mbere yego tujye nko mu Bufaransa aho Macron yashesheje inteko ariko nubwo yiganye General de Gaulle muri 1962 no mu 1968 bashesheje inteko badafite majorite mu nteko yego nubwo yiganye uwitwa Pompidou ntabwo yabikoze George Pompidou wasimbuye de Gaulle ahubwo hakurikiyeho François Mitterrand nawe yabikoze kabiri 81 n'88 icyo gihe badafite majorite mu nteko bagasesa inteko yakongera gutora bakagira majorite. Undi wabikoze bikamubyara amazi nk'ibisusa ni Jacques Chirac muri 1997 yari yagiye 95 kuko yari afite majorite asesheje inteko batoye babura majorite ariko kuki nari mbizanye ubwo none na Macron yabikoze afite majorite ariko we abikora agamije kugira ngo nibatora atakaze majorite kuko ufite majorite ni utora premier ministre batore Bardella wo muri Rassemblement National noneho 2027 bizagere esheke cyangwa intsinzwi igihugu kizaba gifite bimere nkaho ayisangiye n'abamurwanya bityo ase naho nubwo azaba arangije manda ze ebyiri atangira Marine Le Pen ko yakiyamamariza kuba perezida w'Ubufaransa ariko abo twaretse harimo ishyaka rimwe ryitwa France Insoumise riyoborwa n'uwitwa Jacques Mélenchon wirwa ashinja u Rwanda yuko rwakoze kudeta muri Kongo agashinja u Rwanda yuko ruri muri Kongo rufite abasirikare muri Kongo ngo kuki ashinja u Rwanda ni ukugira ngo yikurure igikundiro cy'abakongomani bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa batorera mu Bufaransa. Aho noneho uri kumubona ndi kugana hari abantu bakorera politike yabo kubimukira nk'ubu ngubu muri election aux Unions européennes iyo Rassemblement National ya Jean-Marie Le Pen yarezatinze yarafite Front National ni umugabo wa Marine Le Pen. Marine Le Pen niwe wagize amanota ya mbere mu Bufaransa agira amanota 31 amajwi 31 kwijana. Ishyaka rya Macron rihita rigira 18 arirusha 17 ari kuba kabiri arenzaho n'utundi na gatatu nkuko umuntu aravuga ngo nagwekeye nkacira inkweto mwese umuntu agukubye kabiri ari we president arenzaho gatatu ni majorite mbi cyane. So noneho rero iyo France ya France Insoumise ya Jacques Mélenchon ifite 9 hafi 10 yo ikora iki rero ikora ku buryo abimukira bose baturutse mu bihugu bitandukanye ku isi ibagusha neza. Urugero kubera ko hari abanyapalestina benshi mu Bufaransa n'abarabu benshi baturuka muri Algeria ihita izana ikintu cya islamisation kabiri igahita ishinja Israel kiri gukora genocide igahita ikoresha n'amagambo yose ya antisemitism ikemera bakayishinja ariko ikavuga ngo abanyapalestina bose dore ko ifitemo n'umudepite ufite inkomoko muri Palestina kabisa ubona ko ari umupalestinien nshatse kwerekana rero ngo ayo mashyaka akora politike ku kwinjiza abimukira benshi ni nk'uko abademokrate ba Biden muri Amerika wababwira ngo atagira umwimukira n'umwe winjira mu gihugu bazapfa batongeye gutsinda amatora mu gihe abakonservateri ba Trump badashaka umwimukira. Ni nk'uko mu Bwongereza hayoboye abakonservateri ba Rishi Sunak abakonservateri bava bakagera bashaka kwikuraho abimukira kuko bagira abari abanationaliste abaliberale bakunda kuba abaglobaliste. Mu Rwanda nubwo ntekereza ko ntawe uzabireba nabi nge mbona FPR iri gauchiste donc n'abaliberaliste MP nayo mpamvu nyine bakaribisha bimukira nuko iyo ni imitekerereze iri liberale ariko nanone muri yo yifite umwihariko muri yimbere harimo n'abakonservateri at the same time ari bo nyine uzasanga bari kuvanga urubyiruko nuko avuga amagambo ni rukavuga ikinyarwanda rukigoreka abo bantu kenshi usanga ari touche conservateur ariko yo reka mbikarase muri ubu buryo navuga yuko yo iri center left centre gauche hari ubundi buryo yabihagaze nkayita ngo iyi ni center right yego
hari n'ukundi bimeze ukavuga ngo ni extreme gauche cyangwa se extreme droite. Rero hariya isi ibihugu byinshi mu Burayi by'umwihariko hayobowe n'abahezanguni b'abaliberale. Abo bahezanguni b'abaliberale rero bashaka kugira ngo binashobotse abanyagihugu bose muse naho mu kiburamo hazema abantu babimukira gusa. Ku bwabo niko baba byifuza, kuko umuriberale iteka nako umwimukira iteka atora umuriberale. Sinzi muri uri kucyumva. Rero umunyapolitike iyo abona ari kurwana intambara kugira ngo arwane ku majwi atamucika, buriya Jean-Luc Mélenchon ari kurwana ku majwi ngo atamucika. Abimukira bavuye mu Bwongereza ejo bava no mu Bufaransa, ko mu Bufaransa hagiye kuyobora Rassemblement National. Rassemblement National na ba conservateur nabo bazahita kandi nabyo biyamamarijeho, bazifuza ko mu Bufaransa abimukira barimo mu buryo butemewe fukuza yeye. Ubundi umukonservateur ahava akagera fukuza yeye. Noneho umuriberale wakavuga ati muze mwese murakaza neza, mu gihe abandi bari muri fukuza yeye. Rero urumva yuko abantu bose bakura amavotsi kuba bimukira bazarwanya yuko iriya ndege izi Kigali, bazatanga umusada nkuko HCR yatanze umusada mu guhimba ibirego. HCR ishinja ngo hari umugabo wari wagiye muri Seychelles yimwa y'ubuhungiro. Noneho donc ubuyobozi bwa HCR muri South Africa butegeka ko umuntu yoherezwa mu Rwanda butavuganye n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Noneho u Rwanda rwagaze ibyo ntago mwumva ko bisekeje. Yego twemera ko abimukira baza, ariko se baza tutavuganye, baza tutakoranye nabo. Nese abubwongeza bwo ko batabashyize mu ndege ngo bashumure bazane, bahita babohereza gutyo gusa. Twaraganiye tujyana agreement. Abo bandi baza gute? Abo b'i Burundi mudushinja, dufite benshi b'i Burundi. Abo bari baje badaciye mu nzira za immigration, baza illegally, ntibanandika basaba ubuhungiro. Asylum seeker piste ko tutabatunga. Ahubwo nshatse kwereka yuko ibirego bya HCR birigaragaza bafite inyungu, ariko katubyemere. HCR icuruza iki? Si impunzi. No, icuruza impunzi. Ubuhunzi kuri yo ni nkuko n'umotari umubwiye ngo gira ibutukanda abanyarwanda bose batunga imodoka zabo cyane n'ama scooter yabo n'ibiki byose. Igihe nta kazi yaba. None zubwo iyo buturundu bayikanda. Akazi kanje kaba kagiye. Banzu usezeranye ko nanjye urayituma kwa steri wenda. None se kakazi ukajyanye. Nkanda hano atuma kagenda rero. HCR ni ukwibwira ngo mu Burayi impunzi nimba zazaga ari miliyoni 50 mu mwaka umwe mu Burayi bwose, none zigiye kuba miliyoni imwe yonyine cyangwa se 100 byonyine. Nese nkubaze ubu ugiye kuva wenda muri Afrika y'Epfo, sera abantu bava mu Rwanda se bakajya South Africa. Harimo n'abawundi baje kuvana muri Amerika mugarura sera yagiye muri South Africa gushakira ibirayi se. None se utuvuge ko umuntu muri South Africa ko batanga 6,000 kugira ngo ajye mu Burayi, yatanga 6,000 kugira ngo aze Kigali. Tubwizanyije ukuri ni bakeya. Kigali naho wararyoshye ni heza, ariko biriya bitarata bitangaza kagiye Burayi. Rero mugeze ko akigera mu Bwongereza azajya koza hit the ground, ni birenge byikora ku butaka bw'Ubwongereza, bagahita bamusunika i Kigali. Kandi azikagiye abeshya dosiye yigiye kwigwa ari i Kigali. Nibasanga dosiye idakwiye azaguma i Kigali, mu gihe iyo basanga dosiye idakwiye ari mu Bwongereza yahita agashaka umukobwa atera inda. Bazajya kumuzana bagasanga uwo mukobwa afite ubwene gihugu. None se ko namaje gutera inda nabyaye ndasiga umwana se. None ugasanga muri ya myaka 5 azaba hari azakoramo kanuni. Izo kanuni rero azamusaba kuzikorera i Kigali. Natera umukobwa w'i Kigali ndahubwo azasigara i Kigali nyine. Urumva yadutereye umwana inda nyine. None urumva ko rero bafite impamvu bari gushaka kubiburizamo, ariko bari gukoresha ibinyoma. Wana classified ni ibinyoma n'ibindi. Mu mboni zawe se ukareba ukabona ibi birego byabo bya HCR ndetse n'indi miryango cyangwa se n'izindi bodies zishobora kuzana ibirego bisa n'ibyo HCR yatanze cyangwa se n'ibyo urukiko rukuru rwagaragaje, hari izindi mpinduka bishobora kuzana ku mwanzuro wari wafashwe n'Abongereza? Boris Sunak azabijyamo ko niwe ubifitemo inyungu nyinshi. U Rwanda twe turi gusova image yacu ngo batakomeza kudusiga imyanda
nimba dufite hospitality, nimba dufite ideologie gauchiste yo kuba twakakira impunzi, kandi ibyo reka tubyumvikaneho mu ngingo 8 zabaye 9 nyuma yo guhagarika jenoside FPR yagenderagaho harimo no guca ubuhunzi no gufasha ibindi bihugu bishobora kuba bifite ikibazo cy'impunzi. Byari birimo rero ntago beje uyu munsi. Ariko kuba dufite uwo mutima mwiza cyangwa uwo murongo mwiza ntago ari impamvu kugira ngo igihugu cyacu giharabikwe. Ariko nanone ntago nabo wababuza kugiharabika kuko inyungu bakurikira kuzumva. Ariko nanone batatubeshya ngo bari no mukuri. Oya, icyo barimo cyo bari kurwana ku nyungu zabo za gipolitike z'amajwi y'abatoraga. Erega twemere ko bari bimukira bajya hariya hari abantu babungukiramo, bari mu buyobozi kandi bw'Iburayi babuzuyemo babungukiramo. Ziriya karitere zibajyana yo ushobora gusanga wenda zifite umuyobozi wazo ariko ubundi boss wazo ari bare bayobozi bo mu Burayi abutazi abajenali bamwe abayobozi ba polisi bamwe ku buryo bakweretse rezo yabari abantu bakoresha ari amata ajyana y'abantu bakweretse ba nyirayo kanuni wababara. Ni nk'uwakwereka imodoka zinjiza urumogi ku mipaka wenda y'u Rwanda ariko bafata abapushayi bo muri Kigali ariko bakweretse wa muntu uzana ikamyo yarwo wavuga uti cyo ukoze. Kumenya izina ryawe bitumye menya ukuri kurambatura. So nuko isi niyo tubayemo nukibaye. Traffic ime kujyana abantu hariya harababikoraga kandi abo babikoraga barakomeye bafite amaboko bazi kubeshya bazi guhimba bakorana n'iyo miryango bamwe ni ba nyiri iyo miryango bamwe bayoboye iyo miryango aho ushobora gusanga n'urugero HCR abayobozi bayo banini bandi bafite ibyemezo byo ku rwego rw'isi bya HCR ugasanga n'urugero nibo bafite izo rezo de traffic ime ugasanga nibo ba nyirazo ugasanga nibo amafaranga bayashyira mu mifuka. None se uyu muntu uragira ngo aguhereze ahubwo ko ashobora no kuvuga yuko u Rwanda mwarugurishije rutakira urwanya ikintu cyose cy'ikinyoma yakikugereka hejuru. None se tureba zino case yagiye gutanga nawe yabibonaga yuko ariko abazungu ngiye kuzibwira ntago bazi realite iri kuri tere. Bazazemera ko nzivuze ndi HCR nkorana n'u Rwanda nkorera mu Rwanda kuko mbahaye cases ziri specific u Rwanda rutahakana ko zabayeho ariko gukura text out of context. Uyu muntu umwe kuki bamuzanye batatubwiye kuki sariwe muremeyeho ikirego ubwo niba numvise neza kuki mutavuze se ku Barundi dufite n'umubare wabo ikirego mukakiremera kuri ba bandi baje baseseye baciye mu nzira za panya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bongera bavugamo ngo hari n'abandi baza bafite ibyaha bakoze mu bihugu by'iwabo. Amategeko mpuzamahanga twemerera yuko iyo tubikurikiranye tugasanga batari ku mpamvu za politike bamukurikiranye. Nk'urugero hari umurundi basubijeyo yibye banki ribi mugejeje ku mupaka arabacunga nimba yarafashe ikintu gikata yikata umutsi amaraso yende kumusiramo ribira mugumana ijya kumuvuza ariko irabaye ati twakuvura twagira nubundi nukira tuzagusubiza i Burundi. Bivuze rero ngo u Rwanda ntabwo rusubiza impunzi mu bihugu bizaturutsemo bidakurikije amategeko. Uretse ko nanone hari abandi bamuzana wenda nk'urugero se umuntu bamuzanye mu Kigali akumva ashatse kujya gushakira Kampala wamubuza? Ntabwo wamubuza biragoye. Oya ntabwo wamubuza. Icya kabiri umuntu avuye South Africa abeshya ngo igihugu kimuri nabi ngo n'umutinganye igihugu kindi na uriya Beka nawe yigeze gushaka kugenda ko yashaka kujya hanze cyane yigeze gushaka kugenda avuga ngo kubera ngo ari umutinganyi ngo u Rwanda rwari umureba nabi. None ariko biza kumupfubana iyo mitwe aza kubona uko agenda agiye muri formation n'iki ariko noneho hari umuntu uzagenda abeshya ngo yari umutinganyi muri South Africa cyangwa se yari ikindi kintu cyangwa se hari uburyo politiki mureba nabi bashaka kumugirira nabi kubera nyine ubuhungiro bwemererwa igihugu kirimo imvururu n'intambara umuntu ufite ibyahunga nyine. Niyo mpamvu u Rwanda rutemere kugira impunzi kiretse za politiki. Ariko ntiwagenda uvuga ngo mu Rwanda hari umutekano muke niyo mpamvu nje mu kaye gace k'u Rwanda ariko iyo ugiye uvuga kuri umukongomani ubu unavuga ati genda umunyamasisi atuza amasaso ateye mu venturira rasa te ati mayi we ati winyibutsa wazarendo bagahita bandika dosiye yawe bakaguha ubuhungiro ejo ukabona nationality. Ariko noneho niba itagufata akakuvana mu Faransa cyangwa se mu Bwongereza kurumva Ubufaransa ni buyoborwa na PM cyangwa se Premier Ministre witwa Bardella
Jordan Bardella ariwe perezida wa Rassemblement National wavutse 95 ngo afite imyaka 29, ariko iryo shyaka ryo riyoborwa na Marine Le Pen ashobora kuziyamamariza kuba perezida 2027. Niriba riri kuyoborwa na Marine Le Pen na Jordan Bardella, Ubufaransa nabwo buzakenera kuzana bimukira mu Kigali, tagira ngo bazatinzamo. Rero abo bimukira bo mu Faransa nabo mu Bwongereza, ariko wenda yaratutse South Africa, bashobora kumuzana Kigali akavuga ati rero ndi kubona Kigali bingoye, ubuzima bunchaririye kurenza uko najya South Africa, agahita yifata akisubiza South Africa. None ikibazo batajya kwinjira mu bintu ngo barebe uko byagenze, bakaza gushinja u Rwanda ngo rwamusubije South Africa. Wigeze ubona ba deported, officially deported. So ni muri ubwo buryo ibirego byari bikoze, ariko ni ibirego bitari fonde, bidafite uko ariko kose. Kandi OGS yacu yasubije neza. OGS bakeneyemo ko nyine ko u Rwanda rukunda kuba attacked. OGS bazayishakira abantu bafite ubwonko bwa mutabazi ariko batari mutabazi, kugira kuko nimba abantu bataka ugomba gushaka umuntu uzi gusubiza atake anabarura abarura akubita atababarira, kuko u Rwanda kubera ibyo tugeraho, kubera politique internationale yacu, usanga ataka bari nyinshi. Atake z'aba nationals bagiye hanze nyine bakumva ari byo bashaka bumva ko nabo bakeneye ubutegetsi, abo nabo bafite ibinyoma nka 800. Ariko cyane cyane atake noneho yo muri communauté internationale ijyanye n'ibyo byose uzasanga ari nyinshi. Nimba twagiye kugarura umutekano Cabo Delgado, ubirakariyemo azagira ataka dukoraho. Nimba twagiye Bangi Central Africa, ubirakariyemo bari kudushinja ngo mujyanayo ngo societe ngo zigacuruza ngo transport ngo igitoro. So ugasanga nyine dufite attack accusations and everything, ariko iyo ushaka ko utagira attack uhitamo kutagira ibyo ugeraho. Uburundi ntibujya buvaho bwari buri ngo bugiraho bwisumbura. Za Djibouti nuko uzumva ibyo bihugu babyataka, ntago babyataka pe, ariko Uburundi nabwo buvuze ngo buteye imbere nk'u Rwanda, bukajya kugarura amahoro mu bihugu bitatu muri Afrika, bugafata amasoko yo muri ibyo bihugu bukayajwigiriza yamaye bati katubayeho, bakabona ubwo Burundi. Urabona perezida wacu hari ukuntu iyo hari ibihugu byo muri Afrika byabacanze bose baza kumureba. Traore aza kumureba, Amadou Doumbouya akaza Basimigo yitakatse, aba bantu bose ni bareba umusaza, reka mbereka tujye tubwizanya ukuri, ijambo nagira ubindebeho nabi, ba compatriot abo dufatanyije gukunda u Rwanda mundebeho nabi. Ni nkaho u Rwanda tugumura Abanyafrika, Abanyafrika bose batwiganye, umuzungu yasigara ari mu manegeka. Byanga bikunda rero ntago uwo muzungu azagushyiriramo imiyaga pe, azahora ashakisha uburyo yaba divize pour régner, ashaka uburyo igice kikurwanye yakumvikanisha impamvu zacyo kitari no mukuri. Avuganire barafinda bandi bose bari batangaga kandidatire comédienne bose ati ntago babemereye kujya kuri list. Mwatweretse umeze nka barafinda uri muri Amerika kuri list, mudufashe babyeyi, nimwe mutwigisha demokarasi. Mutwereke umuntu umeze nka barafinda uri kwiyamamazanya na Donald Trump na Biden, mudufashe tubyumve neza. Ntago bujuje ibisabwa. Ese ubundi ari wanyu ho babyuzuza birakorwa, and I know that ntago babyuzuza. Ngereka nkwereke ubundi bikintu aka kantu bwo nkavuze ihangana kankavuge ikintu bakongeramo. Mu gihe uri gutanga kandidatire, koresha fundraising mu bantu bazashigira kandidatire yawe, byibuze ubone mu miliyoni 100. N'ubu utabyujuje ntujye kuri liste. Na zira signature bazigumishemo, ariko nicyo bagishyiremo. Barafinda urabona yabona bateranya miliyoni 100. Muri Amerika iyo condition bihari. Iyo utabonye fundraising za miliyoni 10 z'amadolari ntiwemererwa kujya kuri liste y'abakandida. Noneho akandi kanunitse ko bazongeramo, niyo no bakubwira ngo numara kujya kuri liste byo noneho, numara kujya kuri liste ugomba gukoresha fundraising ya miliyari y'amanyarwanda. FPR yamamarisha miliyari 3 muri campaign, kandi ushaka guhangana nayo. Rero nimba utaje umukomediye cyangwa se uri Ngegera venage du je ne sais où, twereke ko ushobora kumubiriza mu banyarwanda miliyari. Uyu muntu umubirije miliyari afite abantu bemerera mu bitekerezo bye. Yesu yaravuze ngaho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi bwe buke.
donc ni wandi uzasanga haje abantu bibona ibyo ni ibitekerezo bya nari mbizaniye kuvuga ngo abo bazungu bazashyigikira n'uwo muntu babona ibyo bidasobanutse kuko bashaka kugira ngo urwo Rwanda rumeze nk'urugumura abanyafurika barubonemo imvururu na kweshu na kocokoco babibonyemo buriya bakamwereka nk'urugero so ubona biriya bintu byose bashyize muri Rwanda Classified bantwari barererere bibi Colonel Kagiregeya wapi Colonel Karegeya yarashwe na Nuza na General Nuzu Kayumba Nyamwasa I can prove it kubera ko Nyamwasa Charlotte ex ambassador Charlotte yamushinje yuko 300 bahawe na Rujugiro yabiriye none se urumva ushobora kurya umuntu wari general wari general ari amafaranga y'inkunga narabimenye ko bahawe miliyoni y'amadolari ayiguramo Mactros none se yanditse kuri we ku giti cye kandi ngo bari bayakusanyije ngo baze batera u Rwanda none se urumva icyo gihe utakikiza umukoronel wari ushinzwe ubutasi bwa external kuko uvuga uti mu bantu dufatanyije umuntu wayandutsa n'uyu nguyu n'ibindi nshatse kukwereka ngo ariko iyaba u Rwanda biriya byose byararubayeho bikanarubamo kuko n'abana n'abanyagihugu bapfuye tubyemere iriya muntu wari umunyagihugu wapfuye muri accident nanjye accident zijya zimpusha ejo wabona impamije umutwe ndi kuri moto ubwo bagahita bakora indi classified wene wanyu noneho ugasanga we bundi abantu yita babwiye ukuri cyangwa ukagira munonera uranonera kandi umuntu we ashaka kubirindura adashaka atanonera bakasibaye bene wabo noneho ugasanga biramutse bibaye biriya byose ndetse no gukuba gatanu ibyo bashyize muri classified ariko ugasanga n'urugero dufite realite yaho ishyaka runaka bangaye bitware bashyira abantu 5,000 mu muhanda bakamaramo icyumweru badataha birwa biyesura batwika amapine ubwo data ba Frank nabo bakaba bari kwesurira hano ubwo na FPR nayo kabiri nyine izo mvururu n'induru muhora mukocorana muryana bya bindi by'amoko bishinyitse byabaye nk'ishwa mwinyo biri mu moko hahandi Brussels abantu baturutse mu Rwanda bakajyayo ngo harakabara usanga arakabahuta kandi arakabatutsi kandi ubwo nyine buri wese akamenya kanyweramo nk'ibyo mubizanye i Kigali biriya bya Rwanda Classified ntabyo bakora kuko bavuga bati bariya urwo bariho narwo siruto ntago benda kutubera menace rero abantu bajye bareba abantu ibintu bari gukora bamenye n'ikibagenza nubwo buryo ibintu bimeze ndumva ari icyo nawe twanzura kuri iyi ngingo tugana no ku musozo w'ikiganiro ntabwo ubusanzwe ubundi twajyaga tubona ntuza donc umutwe wa 23 utangaza abantu ushobora kuba wivuganye kwigamba mayiti zaturutse mu bitero byagabwe ariko hagaragaye itangazo rya M23 yigamba ko ariyo yarashe ikanica abakomando bagira kuri 50 ba special force ba FARDC ibi biraza kuganisha he cyangwa se biraza gutanga iki mu ntambara n'ubundi yari iri hariya muri bakongomani basanzwe ari abanyabwoba baragira ubwishi noneho ubwo tubwo special force bari kwicamo 50 ku munsi umwe twiruke bagabo hariya muri Kongo muri no minsi nabonye bari gukora guerre médiatique et propagandiste cyane impande zombi ibyo M23 yavuze sinabyemeza ko ari ukuri kuko nayo yemerewe gukora propagande no gutanga amakuru agamije kugira ngo adversaire agire ubwoba kote y'abashyikiye Kinshasa nayo ndayikurikira ko nkurikira kote zose nabo bari kwanga abanyarwanda ubo babita abanyarwanda ngo babita M23 ngo abanyarwanda ngaradefu ngo bashize bakuba ko bashize bakavuga ngo no mu Rwanda ugezemo ngo ntabubona ngo abasirikare igihugu bagishizemo ngo wababona se ngo banga FARDC ngo yabamaze like ubwo si ibintu nabijyamo nkabivamo iyo abantu barwana barabesherana buri wese areba ikiramo nk'inyungu gusa nanone M23 yibitsemo ubushobozi bwo kwica special force 50 za FARDC neza special force za FARDC wagize ngo ziba zirenze abantuza badasobona ntago baba bafite imyitozo irenze yadasobona nukagira ngo ntago babirenze kwa M23 yaba korera ambushi kabisi kayibaryi kabashyira hasi ni ikintu gishoboka rwose wenda kuba yabyigambye itari sanzwe yibyigamba iyo ni strategy y'urugamba nyine bari kubona ko ari cyo gihe cyo kubikora muri ubwo buryo Kongo hari abarimo ibintu byinshi bivugwa bitavugwa nese nk'urugero General Hariya Kabundi wamukubaza wamugira kari General Kabundi wari muri FARDC agacikana nabo yarayoboye
ntanagaragare muri M23 byibuze ngo bigire inzira, ntanagaragare n'ahandi, ntanakora umutwe mushyashya. Nese umusirikare uri kumwe n'abasirikare be n'intwaro ararigita. yaburirwa irengero se. Itizeho umusesenguzi gato urumva atari muri M23. Amahirwe menshi Muzo yagiye mu kirere. amahirwe menshi niho wayashyira. None se utekereza ko hakosha M23 nyakunda kubwira abantu nkabwira ngo umunsi Rurankunda yajya kwinjira ku kiwanja, tekereza yuko M23 ya breaking news ngo yaje ngo muze dukore ibirori yaje. Igikenewe se kari cyari bukore ku kiwanja, aho ikenera ro kumenya ko yaje. Nubango kumara igihe batatura kandi officially ataraza. Rero ibintu byo kwanariza amakuru y'urugamba ari kuri tere ari kuvugwa muri media, nimba ari ibintu bigoye nibyo cyo kuzari ibintu bitabeshyeka. Iyo umuntu afashe igice bagifashe, ibo yo Kanyabayonga bayirwanemo icyumweru ikagwamo abasirikare benshi, biba byabaye ntacyo wabihindura. Yes, twaganiraga rero na Mutabazi tugira ngo tugire umucyo dushyira ku makuru arimo aravugwa hano hanze, kandi ndizera ko twagiranye ikiganiro cyiza. Ariko Kabanyabanyonga abantu ntago bashatse no kumenya impamvu yashyizwe imbaraga nyinshi gapfiramo n'abasirikare benshi ku mpande zombi. Nukubera ko ni nka hariyo ni nkari bwo bunigo cyangwa se ni nkari wo muryango winjira ku cyo bita nimba ari hote Granor, nimba ari Granor Kivu. Hariyo bita Banor Kivu na Granor Kivu. Granor Kivu ariyo yinjirwamo uciyemo, donc aho bafite ku rwego ruhagije ni Petit Nord Kivu. Noneho Granor Kivu uyinjiramo Kanyabayonga ujyaho bita Beni na hariya za Nuza na zagira gute Soronga, hari imitungo myinshi nyine harakomeye, hari umujyi munini za Beni, ariya ni Beni Lubero, yes, na Butembo. So icyo gice rero ku cyaccessinga aho bisaba guca Kanyabayonga. No Kanyabayonga kushaka kwashyira imbaraga nyinshi no kuvuga ngo nimba naniriza hano ntibazaccessinga kuri Beni Lubero na Butembo. Mutaba urakoze cyane, reka tugushimire kandi baze kutubwira muri comment abakunzi bahoze bashaka kugaruka, ubwo nibatubwira ko nanone muzagaruka muhawe ikaze. Iyi ni Global Panel, gendeye amasezerano, ibiganiro byacu birakomeza bibagereho.